Gwiki ese mu mategeko nta mategeko ahari ashobora kuba avuga ko hari ibihano bashobora guhereza umuntu birinda ko abantu bafungwa. Ese nta byaha bihari bishobora gutuma umuntu ahabwa igihano cyoroheje aho kugira ngo habucucike muri gereza. Nibyo dushaka kumenya kuri politiki yo y'amategeko mu Rwanda agenga amategeko. Bwana Nabahire, mu mategeko agenga ubutabera hano mu Rwanda, icyaha cyose cyemejwe ko umuntu agomba gukurikiranwa afunzwe? Murakoze. Nkuhaye igisubizo kigufi gusa navuga ngo ya, ariko hari igihe ukurikiranwa, hari ibihe biteganywa ko agomba kuba afunze. Mbere y'uko yenda tukigarukamo mu buryo bwitonze, nagira ngo dusasire iki kiganiro tugaragaza ko mu butabera mpanabyaha haba harimo inyungu nyinshi zirwaniramo. Buriya iyo tugiye mu butabera mpanabyaha harwaniramo inyungu z'amoko nk'arindwi cyangwa 8. Inyungu za mbere ni ukurandura icyaha, guhashya icyaha ubwacyo, kuko icyaha si cyiza, nayo mpamvu haragiyeho inzira zo kugiteganya no kugihana. Inyungu za kabiri ni ukwita ku biteganywa n'amategeko, ni nka due process model, kwita ku biteganywa n'amategeko, kubahiriza uburenganzira cyangwa uko inzira zo gukurikirana icyaha zigenda ntihagire igitakobwa na gitoya. Iza gatatu ni judicial integrity model, ni nko kuvuga ngo umucamanza azarangwa n'ubwangamugayo, ndetse si n'umucamanza gusa, ahubwo umukozi wese w'urwego rw'ubutabera wakoze icyaha anyuzeho aramutwara uko abiteganywa n'itegeko kandi amwitondere ntihagire uburenganzira bwe abangamira. Iza kane ni inyungu z'uwakorewe icyaha mu buryo bubiri. Uwakorewe icyaha akeneye gutabarwa, ariko hari birenze aho bakavuga bati uwakorewe icyaha hari n'igihe akorerwa icyaha n'uwari umwitayeho, bigasa nkaho byongeye bikagonga za nyungu z'uko duhashya icyaha. Mufate urugero rw'ibihari ubu ngubu, umuntu ukurikiranwaho icyaha cyo gutera inda umwangavu y'imyaka 17, noneho agafatwa bamaze kubyarana umwana, bagatangira kuvuga bati niwe bamutungaga, aho kugira ngo ahanwe ko yakoze icyaha cyo gutera inda umwangavu, ahubwo nimumureke yite ku mwana kubera inyungu z'umwana na nyina. Inyungu zindi ni izo nanivuze n'iz'umwana, iza victime ni iza wakorewe icyaha. Nubwo yamukoreye icyaha niwe umutunze, ubwo noneho tubifate nk'umugore n'umugabo, niwe umutunze, kumufunga bishyize wa undi wakorewe icyaha muri vulnerabilité, ahubwo mumureke aze amwiteho. Ibi binitabwaho mu mahame agenga ubutabera. Mwaribonye ko nko ku cyaha cy'ubusambanyi amategeko yagize uko abigenza kugira ngo urega abe uwagiriwe icyo cyaha, yahisemo kugikurayo kivayo. Buriya ni ibyitabwaho kuriya. Inyungu z'umwana nazivuzeho. Hari na social responsibility model. Hari umuntu wakoze icyaha usanga ari nawe wari inkingi y'aho ari, yitaye ku bantu bakuze, yitaye ku barwayi, yitaye. Wamufata kandi ugomba kumufata kubera ko ngo unamukurikirana yakoze icyaha koko. Abantu bakabubwira bati ariko buriya abakecuru n'abasaza n'utwana yitayeho hariya uteje ikindi kibazo, ukajya mu babura kindi. Rero uramureka se kubera ko uri budateze ikindi kibazo? Uramujyana se hanyuma uteze ibindi bibazo bize gutabarwa n'abandi? Izo ni inyungu nanone ziba zirimo. Izindi ebyiri zisigaye ni restorative justice. Restorative justice nireba ku nyungu zose, uwakoze icyaha, uwagikorewe, aho yagikorewe, aho cyakorewe, imiryango yabo n'uruhare bashobora kugiramo. Abo bantu barakubwira bati abo bose bakomeretse, izi impande zose zakomeretse, wikurikirana umwe, shyiramo bose, nibwo uzabona igisubizo kiri ku munzani. Ubwo nimo ndabivuga nihuta cyane, kugira ngo niba bishoboka ko bongera bakihuza cyangwa bakavuga ati okay, ntibizongera, turanabirangije hagati yacu, nawe wega mu vuga uti ntanze ubutabera burabonetse. Inyungu za nyuma ni inyungu rusange.
mu nyungu rusange nabwo ndaje mbaho ingero nkeya hari igihe usanga no ku byaha biremereye cyane abafata ibyemezo baravuze bati ishyano ryabaye amategeko ateganya ko rigangahurwa ritya ariko nidukurikiza amategeko turica byinshi nanone nimufata urugero rw'ibyabaye muri iki gihugu reka ne kugita ibyabaye jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu n'icyaha kiremereye isi yose yari ifunguyeho amaso yibaza igikurikiraho ariko igihugu kiravuga ngo ni abanyarwanda bishe abandi banyarwanda ni umuryango uri musenyuka ntago dukurikiza uko amategeko ateye reka tujye muri gacaca reka turebe ahazaza h'iki gihugu reka turebe icyubahiro cy'u Rwanda n'abanyarwanda hakaboneka izindi nzira wavuga rero ngo inyungu ziruta izindi nizihe uko nzivuze hano ntazo wavuga ngo ubutabera bunoze n'ubuhe n'ubugereza gushyira umunzani muri izi nyungu zose ubu nagira ngo tubyumvikane ko none ukiraho ubu kuba gereza ifite ubucucike bwa 80% ni inyungu zirimo zubahirizwa cyangwa na amategeko ongera urebe kuri za zindi nkubwiye umunani numbwira ngo nivuge ngo na amategeko yubahirizwa nk'uburi mu buhuzabikorwa bw'urwego rw'ubutabera nta mugenzacyaha nta mushinjacyaha nta mucamanza nzatunga urutoki kuko bakoze umurimo wabo bubahiriza amategeko buri wese yari ari mu nshingano buri wese yari mu nshingano murakoze cyane reka yenda uburemere bw'iki kibazo tubwumve